naravuze ntihagowe uyu mukobwa ntiwaririmbye yambaye 666 basure mu kiganiro. Ndavuga n'uyu mubare n'uw'inyamaswa n'uwa Antikristo. Babyemera batabyemera batangira gutera amabuye. Ariko uyu munsi basubireho barebe. Kandi Jackie nawe yari yambaye irambo. Yarawufite yambaye 666. 666 ni umubare wa Antikristo. Benshi babikora babikinisha ariko n'imbaraga zikuzimu. Narivugiye ngo nadakizwa ngo yihane ku banyarwanda. Ndasambana mbibabwire mwicare mubise. Wago sambana n'icyaha. Icyo cyaha nzakizire. Asoni. Nje nago wabuza gusambana. Ndahanga ndidekaraye nago nzabireka. Niyihana kiriya cyaha yavuze ngo jewe sinareka ubusambanyi ngo barababeshye. Icyo dupfa nuko twabonye bamushyira bamwinika mu mazi bakamwinika akavamo. Uyu munsi akagaragara ko akijijwe mu by'Imana niba ari na prank. Niba ari imikino yakiniye mu by'Imana. Iyi Mana ntikinishwa. Kandi ugahamagara Satani ngo naze mukina. Satani sakabwa. Ngo ni munyereke ngo inzira igikuzimu. Kera karuba wagiye. Uhamagaye araza. Niba haramagaye Satani rero namwita. Yarivugiraga. Niba yarivugiraga nta ukina mu by'Imana nta nukina mu bya Satani. Hari urupfu hari n'ubugingo. Jackie rero yihitiye mu rupfu ariko agomeza no kugana mu y'ubugingo. Arabona inyungu yura mubare. Akagenda agahita yibonera icyo cyubahiro n'amafaranga. Agurishije ubugingo ariko hari icyo akuye. Ubuse nkatwe turirwa urasanga umuntu yabyanditse ntazi ngo arimo arakora ibi. Mu kanya gato ukabona arahushywe ngo umuntu arapfuye. Imana abantu bari gukinisha bazi icyo ari cyo. Iyi Mana irica igakiza ishyira ikuzimu igakurayo. Ngo iyo Mana yanyu ngo nize ngo noneho ngo izazibimbuze. Urimo urahamagara so ni nyoko niki. N'umuzimu w'iwanyu yaguteye ujya mu bapfumu. Kandi yari yaje agaragaza ko abatijwe. Ari uwamubatije ari nawe ubwe bose ni bamwe. Kubera iki none uyu muntu ajya kubatiza umuntu nka Jackie mu buhe buryo? Umuntu wese uzakinisha ijambo ngo ndasambana kanabivuga mu ruhame amategeko natagukurikirana ay'Imana azagukurikirana. Ni umunyafuriya bavuge barorere ura ni umunyafuriya guhamagara ngo abantu bamukunda ni bamufashe banamusengera kave mu byaha. Ay'Imana wayibeshye ute? Ingingo irazifatika zituna ukibagirwa ko wigeze kugira ubwiza mwana. Jackie ni yihane imyuka mibi muriho iramuvaho. Kambara 666 we 636 habawufata nk'umubare usanga niba ufate ntacyo bazabibona. Kira ni ikimenyetso kibi kwibyo kuzana ngo ni munsengere arimo amujyana mu bapfumu. Ntabwo wamusengera jewe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira. Tubashimire cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza turakwihanganishije kandi turagukomeje. Wizere ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza cyane. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana wihoreye François Arias Karosi. Umeze neza? Ndakomeye cyane ndashima Imana. Iminsi myinshi kabisa cyane. Nishimiye kukwakira. Murakoze cyane. Mumeze mute muri ibi bihe turimo bisoza umwaka ku ruhande rwawe ndetse n'umuryango wawe ndetse n'umurimo w'Imana muri rusange? Mumeze mute? Turakomeye turashima Imana, amezi arimo ararangira. Yego. Turimo turasenga nyine ngo Imana iduhe kurangiza no mwaka amahoro. Umurimo w'Imana nawo urakomeye cyane, umeze neza. Yego. Mu murimo muracyakora umurimo bamwe ko bagiye bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Mwe ku ruhande rwayo umurimo uragenda neza? Shatwe turakora nta kibazo. Turakora pe turakora turasenga ku wa mbere nta kibazo. Ntabwo mwacitse intege? Ubona abantu haba wenda ku ruhande rwawe tutagiye ku ruhande rwawe nk'icyumba cy'amasengesho uyobora nk'abanyamasengesho b'inginzi ku ruhande rwa na groupe, abantu muri rusange ubona ibintu byo gufunga kw'insengero ndetse n'ibyashe bigenda bijya ku murimo w'Imana bitaragiye bibaca intege ku ruhande rumwe?
kuri jyewe namenye Imana, jyewe ntakurikiye umuntu ariko abandi b'intege zaracitse kuko uyu munsi biroroshye kunywa inzoga, gusambana, kujya mu bapfumu n'ibindi twabuzwaga. Abantu bazi ko gusenga mbega byasubiye nko muri katolike, kuko muri katolike wamaraga kwinywera inzoga cyangwa kunywa itabi, ndetse hari igihe wagendaga unarifite ukajya guhereza. n'ubu rero mu nsengero benshi bagenda babyitwaje, bakajya mu nsengero babifite cyane, babonye ko nta kibazo gihari. ni uko umwuka w'Imana yacecetse, ni ukubera iki? oya, umwuka w'Imana arakora, ariko abantu bitewe n'uko hajemo pirate nyinshi, buriya nubwo haba orijinali hakaba na pirate, pirate ikomera isa neza kurenza orijinali cyane. ubwo rero niba hari abantu bahanura muri pirate hakaba n'aba orijinali, byarangiritse, ntabwo abantu bakemera ko niyo yavuga ukuri. abantu babifashe kimwe, byose babifashe kimwe, ntabwo byangirikiye, niho byapfiriye. niho byapfiriye. Yego, tujye kuganira. uyu munsi hari uburyo abantu, haba abakurikira ibitekerezo, abantu bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga, ubona bamera nk'abibasira umuntu bitewe n'uko abantu batagikunda ukuri, n'uko abantu baba bashaka kugira ngo uvuge ibyo bashaka. Ubona ku ruhande rumwe biterwa n'iki, cyangwa se nuko n'abantu baza gutanga ibitekerezo igihe bavuga n'ibintu bipfuye? nyine buri wese ubu igitekerezo ari gutanga ari kugendera ku wundi. bivuga ngo rero ubu igitekerezo kizima kukibona biragoye. niyo mpamvu abantu benshi bafite ikibazo cyo kumva ibitekerezo bya bamwe, kuko ibitekerezo bya benshi harimo kwigira ku bandi, kandi igitekerezo ushobora gutanga wigiye ku muntu, hari igihe usanga mu bitekerezo yatanze birimo amakosa, kuri ugasanga umufashije mu ikosa. niyo mpamvu uyu munsi umujyanama umwe ni Kristo Yesu, mu bakijijwe, mu badakijijwe bo simbizi, ariko ubundi twebwe tugije, keretse Imana niyo kutugira inama. naho ari bishop akugira inama gukeneyemo inyungu, ari apotere akugira inama gukeneyemo inyungu, ari umuhanuzi akugira inama gukeneyemo inyungu. rero nta muzima uhari keretse Yesu Kristo wenyine, ariko simvuga umwe wateye inda y'abana bane. ibintu bisigaye bikomeye cyane. wenda hari byinshi cyane turi buze kugenda tuganiraho, turarikira n'abantu kuza kubana natwe muri iki kiganiro, kuko hari byinshi cyane bari buze kungukiramo, byinshi basigaye babona ku mbuga nkoranyambaga bibaza bigiye bitandukanye, ahanini bigaruka kuri uyu murimo w'Imana. reka ntangire mvuga ngo ni ikiganiro cyawe nabonye, ku ruhande rwanjye numva ntikinshimishije. nta nubwo nakora ibigushimisha, ntabwo ari itegeko wa mungane, si ngombwa ko ukora ibinshimisha cyangwa se n'ibishimisha abantu, cyangwa se nawe ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe. twabonye umwana w'umukobwa witwa Jackie ku mbuga nkoranyambaga hasakana amajwi y'uko arwaye, atabarizwa mu buryo bumwe, cyangwa se nawe wumva ko nyine yacitse intege, arimo aratabaza ati muntabarize, abanyarwanda bamfashe, ndarwaye, ibintu bimeze nabi cyane. simbizi wenda ibitekerezo watanze, niba wenda ari inama watangaga, ndetse wenda niba ari n'isomo watangaga ku bandi bantu, ari byo nshaka kugira ngo tuganireho. ni ukubera iki wanga Jackie? ndamukunda Jackie si mwanga. kubera iki? nanga ibyo akora, ariko sinanga Jackie. Jackie ni inshuti yanjye, ariko nanga ingeso ze. yego, ingeso ze zihe? z'ubusambanyi, no kwiyemerera ko atazareka ubusambanyi, nta kindi. Yego, kuba wabona Jackie arembye arwaye, ugahita uvuga uti nuti hano uzapfa, nshaka kugira ngo ubwire abantu ko kuri impamvu yaguteye kuvuga aya magambo. usibye ko uganira nawe umuzi, hari n'abanditse muri komantere ngo aka kagabo gatera umwaka, ngo ahubwo ngo Jackie megera ndaguteye. yego, ntabwo jyewe napfuye kuvuga. yego, Jackie no arahostinga, yego, ni umuntu, ni umwefluencer cyangwa se ushoboye muri komedi, arashoboye mu kuba wenda yafatikanya n'abandi mu gutanga ukuri mu bamuvuze. ndamuzi ko arashoboye.
impamvu nabivuze yego ni inkuru yiwe y'ikiganiro yakoze buri ikiganiro yarakijijwe agaragariza abanyarwanda ko akijijwe ko yabatijwe yabatijwe bivugwa ko yari pranka ngo yapanzwe nta kibazo ibyo ntibitureba icyo dupfa nuko twabonye bamushyira bamwinika mu mazi bakamwinika akavamo uyu munsi akagaragara ko akijijwe mu by'Imana niba ari na pranka niba ari imikino yakiniye mu by'Imana iyi Mana ntikinishwa wakina n'ababyeyi bawe wakina n'isi ariko gukina n'Imana biragoye Imana ntikinishwa yego vuga ngo biravuga ngo urabikora ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira niba Jack yarakiniye pranka mu bintu byo kujya kubatizwa ari afite ikibazo je impamvu nabivuze ni impamvu ebyiri iya mbere Jackie mu minsi yatambutse na igihe bafungaga uriya mutipe bita Ntoze buri kantu naravuze ntihagowe uyu mukobwa ntiwaririmbye yambaye 666 basure mu kiganiro ndavuga n'uyu mubare n'uw'inyamaswa n'uwa antikristo babyemera batabyemera batangira gutera amabuye ariko uyu munsi basubireho barebe kandi Jackie nawe yari yambaye irambuye yarawufite bajye ku kiganiro ndagifite ngo nagerageje gukoresha n'amafoto arimo hariya yambaye 666 ariko abanyamahanga hagiye tubireba tukajya ngo ni ibintu bisanzwe 666 ni umubare w'umuntu ariko w'inyamaswa ni umubare wa antikristo benshi babikora babikinisha ariko ni imbaraga zikuzimu Jackie nkibivuga bajye mu kiganiro birimo ndumva hari akari kuri TikTok kamaze kurebwa n'ibihumbi bigera muri 70 niba atari 80 hashize igihe ubivuze narabivuze abantu ntabwo ari yarwara ndavuga ntagiye guhura n'ibibazo ntihagowe uyu mwana w'umukobwa bivuze ngo uyu munsi kuvuga abantu bemera ibyo babonye tuvuga ngo runaka uriya mukobwa impano y'Imana agiye kumwica mu buryo twavugaga ngo dore imbogo tuvuga ngo uko ari make akorana nawe abantu baradusekaga buriya umuntu iyo umubwira ikintu n'urugero ushaka kureba ikiri inyuma y'urugi hariya ariko we kuko uri kureba ibintu birimo uri kureba wenda uru rugi n'imbere ugatata ubundi si cyo mbona sinduza ari biriya hari ikindi kirimo yego jewe rero ibyo mbona ibyo mvuga birenze amaso y'abantu bamwe ntago babibonesha amaso ntabwo ibyo mvuga babibona jewe iyi nkundiye ndapfumura nkareba Jackie bari kubona utabaza barimo bamwe barabigira prank ntashaka nawe bari prank ariko prank ivamo original hari igihe uhamagara intare wibwiraga yuko uri guhamagara akajeri ukabona ya ntare iraje utabikekaga uyu munsi narivugiye ngo nadakizwa ngo yihane ku banyarwanda subiremo amagambo navuze mu bihe byashize nasengerwe n'ibyo nanjye ndi kumusengera kuko Jackie ni umuntu w'imfubyi ni umuntu ugaragara nk'imfubyi kandi ugaragara ko akeneye ubufasha bw'Imana n'abantu abamufasha sinabihagaritse niyihana kiriya cyaha yavuze ngo jyewe sinareka ubusambanyi ngo barababeshye ikuzimu ngo hari ngo ikuzimu ngo Satani arihe ngo naze ngo ahubwo ngo nimunyereke inzira ijya ngo nze nkwereke utuntu nikorera ku bantu ngo sambana n'icyaha ngo nzabizi ngo jye sinzabizi kuvuga iriya mvugo nk'umuntu uzi iby'ubukristo uzi iby'Imana hari ubumaze kwakira urupfu hari iyo ukemera ko uri umusambanyi utazanabireka kandi ugahamagara Satani ngo naze mukine Satani sakabwa ngo nimunyereke ngo inzira ijya ikuzimu kera karuba wagiye uhamagaye araza niba haramagaye Satani rero namwitaba uyu munsi Satani sakana uko gukinira ukanamuhamagara ufite n'izo mbaraga z'Imana ariko kumuhamagara ngo noneho ngwino nkwereke utuntu nikorera Satani cyangwa bagira ngo Satani ariko wenda ashaka ko yarivugiraga niba yarivugiraga ntawe ukina mu by'Imana nta n'ukina mu bya Satani cyo ukinnye na Satani keretse uri umukozi we original hari ukujya mu by'Imana gato ukajya no mu bya Satani gato
aho ngaho uri mu nzira ebyiri zimwe Yesu yavuze yaravuze ngo hari inzira ebyiri hari urupfu hari n'ubugingo Jackie rero yihitiyemo urupfu ariko agomeza no kugana mu y'ubugingo iyo uvuga Satani ukavuga n'Imana urushije undi imbaraga ni ugutwara bivuga ngo uyu munsi Jackie mu rusengero natwe turi kumusengera ariko Jackie natihana ngo yihane kiriya cyavuga ati nari navugishijwe ubundi hari n'urupfu rwo rushaka kumugeraho ariko ibintu mpamuvuga niba Bwana Karosi uri umuhanuzi dusobanurire neza kwambara iroza ririho 636 sindabona n'undi muhanzi w'icyamamare utinyuka kwambara iki kintu mu ruhame agakora clip iyo ndirimbo bakoze imaze kurebwa na miliyoni irenga imwe irarenga hasigiye kuba ariko uzajya no muri commentaire zayo byanze bikunze uriya mubare uri umuntu ujya kurwana asome byahishuriye Yohana mu bice byaho 13 arabona inyungu y'uriya mubare bitangira bivuga ku nyamaswa bikavuga ku mugore mbega uzaba ahagarara iyo nyamaswa ifite imitwe 7 amahembe 10 hakaza inyamaswa y'amahembe 2 bikaza bikagera kuri wa mubare 666 aribwo bisobanura ngo uyu mubare uzi ubwenge naba ari umubare 366 Bibiliya iravuga ngo ni umubare w'umuntu ariko ni umubare w'inyamaswa ni ikirango cy'abantu bakorana n'imyuka ya Antikristo binjiye muri dini rya Illuminati ni kuko Illuminati ni ukuvuga ngo ni nacyo kirango cyabo haba bafite ubushobozi baraba bafite ubushobozi babakorana mbega gisobanura 666 ni umubare ukorana n'ubuyobozi bumwe na bumwe bw'idini ari nayo ivuga ngo iyo usomye neza usanga ngo hariyo maraya ngo abantu bakomeye basambananaga nabo kugira ngo babone ubutunzi usangamo ibintu byinshi uriya mubare benshi bakinisha keretse nka ba Beyonce bamaze kuwumenya bo babivuga bakanabikora barangiza bagahita bajya no gukoresha ibibaraga bahawe ba Diamond Platnumz abo ngabo bose bamaze kugera ku rugero wamenya n'inzira nyuza akawukoresha akagenda agahita yibonera icyo cyubahiro n'amafaranga agurishije ubugingo ariko hari icyo akuye ubuse nkatwe turirwa urasanga umuntu yabyanditse ntazi ngo arimo arakora ibiki mu kanya gato ukabona arahushywe ngo umuntu arapfuye agapfa nta n'akantu agezeho ubuja ko uburwayi bushobora guturuka kuri biriya bintu yakoze ariko ibintu muri n'ibiki iyi Mana abantu bari gukinisha bazi icyo ari cyo iyi Mana irica igakiza ishyira ikuzimu igakurayo ni ukuvuga ngo wayisenze neza uyibonamo inyungu ikubita itinze ariko iyo ikubise irahonda ni nayo mpamvu buriya najyaga nivugira ngo hari awishyira hejuru ikamwihorera ariko uravuze ngo ujye sinzasambana ngo iyo Mana yanyu ngo nize ngo noneho ngo izaze ibimbuze urimo urahamagara so ni nyoko niki n'umuzimu w'iwanyu yaguteye ujya mu bapfumu iyo udasenga ujya mu bapfumu jya guterekereza noneho nkaswe Imana iri mu ijuru urimo wereka yuko ibyibuza abantu wowe ugomba kubikora haka abantu bagize ubwenge ukabivuga ku karubanda ukajya ku karubanda kuri public isi yose izakurikira nabonye no mu gihugu cy'u Burundi umupotere witwa Mbayahaga yarifashishije Jackie mu nyigisho yate nabonye umukobwa wo mu Rwanda ngo uvuga ngo ndasambana ngo sinzigera nanabireka uriya rero nahame yumve kuko bibe n'icyigisho cy'undi muntu wese uzakinisha ijambo ngo ndasambana sinzanabireka kandi yari yaje agaragaza ko abatijwe ari uwamubatije ari nawe ubwe bose ni bamwe kubera iki none uyu muntu ajya kubatiza umuntu nka Jackie mu buhe buryo yize umubatizo yize iki umuntu ntarasobanukirwa wowe ugiye kumushyira mu mazi higa amazi nayo ariko Yesu avuga ati abemera mu babatize nese Jackie yaremeye Jackie mu biganiro yakoze ntiyavuze ko bamujyanyeyo ariko ibintu bamuvuga nibi Jackie yasubiyeho
aravuga ati barababeshye we barababeshye ibyo muzana n'imikino Jesi nzareka gusambana no umuntu wese uzakinisha ijambo ngo ndasambana akanabivuga mu ruhame amategeko natagukurikirana ay'Imana azagukurikirana urakabikora utarigeze ubeshya abantu ko wageze mu nzu y'Imana uretse uraje urebe n'abangaba bo hanze urebe itegeko ababikora bose ko ari benshi kari nyinshi wari wabona umuntu ubikora ku mugaragaro buri wese niyihisha Cosmos ntiyaba bari gutega ku mugaragaro Cosmos sangahe nijoro urakoze ariko Jackie we yabyemereye public nuko rero nijoro abandi barihisha bakajyayo nijoro nyine bagenda mu mwijima kuko ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanye n'abantu bakunda kubeshya bakabikora sibyo siko birivuze none se Jackie noneho yemeye ko asambana azanakomeza akabikora ntanavuga ati munsengere mbere ubu nibwo agezweho guhamagara ngo abantu bamukunda nibamufashe banamusengere ngo ndagira paralize ngo ndagira gute okay wimwishima hejuru kandi ariko bite tarakubitirwa mu kirizagira ngo bikira maragira impuhwe biratwirwa turimba ngo agira impuhwe cyeye kutarahonderwayo ngo ubona hari umusaraba gusa utavuga cyangwa ishusho byo kwirirwa abantu bikinisha barakina mu biti hakuze ukuntu Imana ibabaye hari igihe Imana itanga umunyafu wavuze ko ari we yakubise Jack ni umunyafuriya bavuge barorere uriya ni umunyafu yagiye muri ribi muha warning ni igihano cy'Imana ni igihano pe bagende bavuga aro nabonye avuye mu kugendera ku mbaga ngo hari abantu ngo bavuze ngo nzapfa ngo ariko ngo napfuyeho gato wapfuyeho gato kuko twasenze ariko sha twarasenze turabivaho ariko ibintu n'ibiki pano nibakura ibyaha aho ngaho bakine n'udukino bazi ariko Imana bijya basi nibayirekera bayitukishe nayo ibibazire Jackie ntacyo niyigarukire yisengere ariko ave mu byaha ntaho Imana wayibeshya ute ingingo irazifata ikazituna ukibagirwa ko wigeze kugira ubwiza mwana niyo yagaba ubwiza ubusore irabufata ikabugira intuzi mukasobanukirwa Yesu wabambwe ku musaraba igorogota niba ifata umudugudu ikawurimbura ntawe uvuze ariko abantu ntibajye bagenda gake Bibiliya avuga ngo yimura imisozi itabimenye yarangiza ikabikana uburakari umwanzi w'ibyiza ni Satani reka da Satani arusha imbaraga Imana nta kibigizana Satani nawe ubwe yumvira Imana ngo n'abadayimoni y'Imana ivuze barayumvira none se Sawuli yatejwe umwuka mubi nande ninde wamuteje umwuka mubi umwuka mubi wajya guhanga kuri Sawuli waturutse Bibiliya avuga ngo waturutse ku Uwiteka wohereje umwuka mubi uhanga kuri Sawuli kandi Sawuli ari umuhanuzi wa danje ariko yakiraga imyuka mibi ari uko Dawidi ahageze akaririmba iyo yaririmbaga imyuka mibi yamuvagamo hari n'igihe yayirwazaga kugira ngo yice Dawidi ibi tuba tuvuga hari abagiye kwandika komanteri bati karagapfa kavuze ariko wowe ntukagupfa nawe ahubwo urabanjiriza Jack bino bamuvuga nibi jewe nakuyeho ubu mwana umperuka kera wanga kumenera amaraso igihugu cy'ijuru kayamenera ubusa ukamenera ubusa ubona ari iki gikwiriye ni iki abantu bari hafi ya Jackie bakwiriye gukora Jackie ni yihane nkuko yabikoreye kuri kamera nahamagare kamera avuga ati ni mumbabarire isi yose ari abana ari abakuze ari ababyeyi ari iki n'umuryango wanjye ni mumbabarire nakoze icyaha kidakorwa mvuga yuko ntazareka ubusambanyi nzaguma muri bwo kandi nsaba ikuzimu ko banyereka inzira nkagikuzimu niba asabye icyo gihe nabyihana imyuka mibi muriho iramuvaho Jackie yongera asubire mu mikino ye yongere yikine ntabwo imyuka mibi yamuvaho atihana ariko ibintu murimo ni ibiki arasengerwa nande burika
ariko bite buri kantu isaba yibereyeho nabo yarokotse nabonye yararokotse na cano we barayitwaye nabonye yarokotse impanuka y'imodoka erega ibintu barimo bakora ntibazi ibyo ari byo ariko urazuma ni 360 n'abazungu bajya gukora keretse uwanywanye nabo kandi baravuga bati wajuru we wawe iteka we tubabarire iriya myuka mibi ntizatugereho abantu batangiye kuvugishwa ngo ibiki n'ibiki ariko abantu umuntu ariyafishije wowe ugiye kuririmba indirimbo ngo barihe ngo abamvuze barihe ngo majye imbere tubarebe kambara cya kimenyetso kambara 666 we 336 habawufata nk'umubare usanzwe niba ufate ntacyo bazabibona kiriya ni ikimenyetso kibi umuntu udakwiye gukina utakina nacyo nk'uko utafata kimwe n'umuriro ngo ujye gushyira uzashyira akarenge mu muriro urebe neza uburyo ugakura nushaka uzabambara urukweto rumeze gutya niba ari n'urw'icyuma ruzagushiririza niyo mpamvu no mubare si nk'abantu bakina ngo njyewe ngo satani ngo arihe ngo naze ngo anyiyereke satani nijuru bwiwe yararwanye ijuru riratigita imana ngo marayika Mikayeli arwanana n'abamarayika utinye satani watawe mu isi ageze mu isi ijuru riraruhuka ati umurezi wanyu aragiye ati hasi ugushije ishyano kuko umwanzi satani akumanukiye afite umujinya kandi afite igihe gito ngaho ibaze amanukana kimwe cya gatatu cy'abamarayika ni abo turimo duhangana none Jaka arajya gukina ngo agewe ngo ni ukuri ngo nibanyereke ngo mva we ngo nimunyereke ngo inzira igikuzima bazabaze hari agakino utakina hari imikino ukina wapfuye ubundi utagifite uno mubiri w'inyuma kuko iyo uragushuka mu kanya gato mukandi ukababaye amagufwa mukanyura wiratana ukawusiga ukawunogereza mukanya haza eperitasi ikagushyira hasi ikawupfumagura malariya urayigukubita ugahita uwari ufite amatama agahinduka ubunyundo uwari ufite amata yagaba imbabari sidira kwesa warangiza n'ikinini kiyigabanya ubukana kikanga gukora banagwana y'amafu y'abantuze y'abarwayi babana n'ubwana wakubitaho bikanga apeti gashira kubera abantu biratana imibiri nibagende babaze uyu munsi utarigaragura gatatu ngo utabaze ijuru iyo mana wanga gutangire gusaba kusengerwa nibwo umenya neza ko iki ubundi umunsi itari usigaye n'ahanini waheze mu banyamakuru se mu bahanzi se cyane ninde ninde ni Prince Melody cyane arihe ninde nyine nyereka umuntu w'umusitari usigaye intanga bandi se barazimye bari barazamuwe n'ay'abadiyasipora mu diyasipora harabamenye keretse nka ba Ezekiyeli bamenye gukorana n'ibigarasha urumva ariko ubundi ninde muhanzi usigaye ninde nyereka umusitari ukiri inaha harararara amazina canose zaburi nshya Chita Magic Sabese Yago Pondate Indese nyereka umusitari ubundi ndagira mubwire ngo akagezi k'abasitari karakamye ahubwo bose nibasubire mu isuka bajye guhinga ahubwo n'uwaguze akabanza agiye kugakurira none se bajye guhinga imiziki ngaho nibasubire muri arena imiziki bakoraga nibasubire muri arena abantu baracyahari imiziki ninde ukikubwira ko umuziki ukigezweho imbuga bakoreshaga ziracyahari imbuga ubuse abafite harya ni miliyoni z'aba subscribe barebwa n'abantu bangana abantu 15 ni ikibazo niko ubusitari bwa erega byose duhabwa imbaraga imana nishobora kugwa abakureba ntabwo ari igikundiro s'ubumenyi indezi ntabwo ari icyo urusha reka da indirimbo basigaye bashyiraho ukajya kubona yarebwaga na miliyoni 10 mu munsi umwe cyangwa 5 ugahita ubona irebwe n'abantu 300 cyangwa se ibihumbi bingana aho ngaho nta ubusitari bwabaye ubusikama
cyari ubusitari, abari abasitari benshi babaye abasikama. Ni nayo mpamvu rero ibintu byo kuzana ibintu by'imikino ahubwo abantu baje kurwanira mu nsengero zitanahari basaba Imana ngo ngeri none imyuka mibi yawe ko yahiye n'abari barasabye imbaraga ikuzimu ko hajwemo uburozi mu busitari barangiza bagahita bamwe babavamo mu bunyamakuru hakazamo amarozi bantuza bakivamo ba Korode na ba Bosco Impaya bakavuga uburyo bari bagiye kuzana Nigeria kugira ngo macano yabarebe tugahita tumenya ko no mu macano harimo burozi. Abarozi bo bari none uburozi bwarabananiye byarabapfubanye bamenye ibanga ryabo niyo mpamvu batakirebwa. Hakurazi kuya umuntu akiri ikiganiro ujye kubona neza kikiri muri ntuzi ubone cyise kirebwa n'abantu barenga 20,000 kubera ko yagiye kuzana Nigeria rero z'abasitari n'aba YouTuber n'aba social media aba YouTubers zataye agaciro. Abazigiyemo se bo bazikoresheje byataye agaciro nta ngaruka babuze ibitambo. Nese birabibaraga byabo iyo bibuze ibitambo bikora Imana ibahagazeho maze Imana imeze mu banyarwanda nk'intare ibunze mu byana byayo. Bintu uri kuvuga bitambo bivuye bishe besha ariko ntibazongera kupfa kubabona. Ijuru naryo ryahagurukiye kurinda abana baryo. Ibyo kuzana ibiki ngo umuntu aragushuka ubusa uzongera gushukisha ngo ngwino ngushyira ku kiganiro ngo ambara ubusa ngo ndavuga ko nkuguye gitumira cyabaye byabaye bibi cyane. Ngaho umuntu niyirwaze baramureka mbere umuntu arirwazaga agahita neza aremba. Ubu Jackie yaba ari kera ubu bageze bamujyanye kumuvuza bari mu Buhinde abari mu nzira ajya mu Buhinde abajya mu Buhinde cyangwa se yaragiye nk'ahandi kumwe hamwe Eliane yajyanye mu Bubiligi ubu nawe yarabaye mu Bubiligi ariko ubu bari urirwaza bakavangura agapfupfuye upfuye ntagaruka. Ubu rero nta bintu bikihari udafite nyina cyangwa ngo agire Imana ngo ayisenge ntacyo azongera kubona. Niwirwaza uzapfa niwipfusha bazagushyingura birangire. Ubu nta mikino ihari. Niyo mpamvu uyu munsi rero ukina n'Imana sinzi wari magira maze twese tugiye kureka ibiganza tumere gutya tugiye kuba ruringaniza. Yego wenda dusoza niki abantu bari hafi Jackie bakwiriye gukora kugira ngo uburwayi bwe burangire? Ase hakenewe abantu nkamwe ngo mugende mu mwatureho amasengesho niki gikwiriye? Akeneye abasitari. Undi Jackie akeneye ibintu bibiri. Icyambere akeneye nugusaba nako nukufashwa bakamuha amafaranga. Icya kabiri ntakeneye amasengesho ahubwo akeneye abamuvuga byiza. Kubera iki se? Kwa amasengesho Jackie yakeneye ntago yajya mu bapfumu. Ntawukeza abami babiri kukunezeza umwe undi akababara. Jackie kuba kijya mu bapfumu ntabwo bivuze yuko Jackie ari mashaka Imana. Nave mu bapfumu yemera Imana ya Isirayeli cyangwa se Imana Uwiteka. Ku Imana imukijije ntiyabyemera cyavuga ko ari umupfumu umukijije. Ariko hari indwara zikwiye kujya mu Kinyarwanda. Iziheze hanyuma ikizwa ikeneye kujya mu Kinyarwanda. Ikeneye mu Kinyarwanda kuri Nyabingi, kuri Ryangombe, kuri Shikaroti, kuri ntaringiye kuvuga ya myuka ya wa muntu tugiye kuganiraho. Uburozi buvurwa n'abandi barozi. Niba wararozwe ubu ibiki? Niba wararozwe ugomba kuvurwa n'abandi barozi. Nagenda gweye. Nawe subaye nka wa muntu. Najyayo naguma mu bapfumu azicwa n'abapfumu. Ntazapfira. None ibyo abantu barimo bazana nibiki? Abantu naze mu Mana yemere kaje mu Mana. Najye mu bapfumu yemere ko ari mu bapfumu. Uwamubwiye ko bamuroze bamubwiye ngo ko bamuroze. Urumva abo bapfumu nta kindi bakora bakubwira bahita bakubwira nabo wakuroze.
ejo bundi arababwiye bamusura ngo nzababwira ngo nimenye uwandoze ninde uzamumubwira ni Ryangombe cyangwa se nako ni Jyajya cyangwa Sarongo cyangwa Nyabingi ntacyo ahubwo niba murangira umuvuzi gakondo siko njya numva bita ariko ibyo kuzana ngo ni musengere arimo bamujyana mu bapfumu ntabwo wamusengera jewe keretse uhisemo kuza nkagusengera ukava mu by'abapfumu wakira ukagenda ugashima Imana ntitwasengeye bake je nasengeye abantu benshi kandi Imana ariko ukiri mu bapfumu nanone ukeneye amasengesho je ntago njya nsengera umuntu mara gusengera agahita ajya no mu bapfumu sengera umuntu wizeye Imana akakira akazashima iyo Mana iyo ukize wabaga mu bapfumu ugasengerwa wizera iby'abapfumu kuko niba bagoye ibigaragara iyi Mana yacu ivura itagaragara se bangaye dusengera bagacyaza kanseri bangaye dusengera bikivuga bikabavamo ntibaje akarwaye abapararize ubwo ibyo bizimu bamuhaye nibishaka bizaba ibyaye Imana ibasha byose ishoboye byose bivuga ngo Jackie ngicyo namwifuriza ubwo nicyo ngezeho namwifuriza kureba niba koko igihe yagiriye mu bapfumu yaba yarakize agahindukira akaza imbere y'Imana tukamusengera agakira njye sinzahamagara ngo mushyire kuri kamera njye nanga no gusengera umuntu ngo mushyire uzanabireba n'iteraniro narahagaritse nta muntu nanjye ubwanjye mfite kamera ariko sinajyana mu iteraniro kamera ngo nereke abantu ngo cye sinkeneye kwamamara nkeneye ko umuntu akira akazashima Imana ye ariko sinkeneye kuzamuza ngo Jackie ngo umusitari nahamagare azampamagare ambwira ati nkeneye abanyamasengesho mu nsengero sinzahamagara itangazamakuru nzagenda mwatuze nindangiza tumusengera Imana niba Jackie afite amadayimoni azahita akira n'uwamuroza ako kanya bizamusubiraho Bibiliya yavuze ngo umurozikazi ntimuzareka abaho niyumva ashaka gusengerwa azahamagare ariko ibyo kunzanaho ibintu nisanga ariko harimo kamera karosi sinjya nsengera kuri kamera oya hari uwo nigeze gusengera hari umubyeyi hano mu cyafi 2019 azanye umwana bamubwiye bati genda ujye gushyingura ageze hari akaba agashizemo umwuka mu cyahafi arangije bantumaho ngo nyine ngo umwana arapfuye ngo apfire mu rusengero kandi kwa muganga byabananiye baramubwira bati jyana akana kawe ujye gushaka uko mugashyingura ndangije icyo gihe hari umutipe n'ubu uzamuhamagare azabikubwira usibye ko yigize ngo niwe wabikoze wamusengeye noneho ndangije ndamugana ni munzanire uwo mwana urabita ngo ikize umusonga yari ahari n'umuhamagaye yabikubwira mu cyahafi ndangije bazana akana kawe kamaze gupfa ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Imana iramukiza arazuka umubyeyi amutana ari muzima abantu bari batite bati umuntu adupfireho mu rusengero Imana iti ikora igiti sijye wamukije genda senga iyo byemeye n'ibikora ariko impamvu bamwe bashyira kunuze ku makamera ni ukuri ntabwo ngikeneye kwamamara naramamaye Jackie nayumva ari akeneye isengesho azabikuremo kamera undi aze duhamagara Imana urebe niba n'abashaka baza baramurogeshe ubwahe bwo mu nyanja azakira njye nizera Imana yacu ko ikiza ntikorera mu bigaragara ikora mu bitagaragara kandi ikiyerekana igahesha agaciro abayo izuru wapfuye ibabarira ibyaha ndumva ari ibyo navuga yego ku ruhande rumwe wenda musengera n'abantu no ku ruhande rwawe iyo umuntu ataragira izo zo kwizera Imana acyumva ko wenda agomba kujya mu baganga ba gakondo hari icyo amasengesho yakora icyo yabikora ariko ntabwo Imana yacu ibangikanwa buriya nubwo abantu biringira abapfumu bazapfana nabo umupfumu ntakize umupfumu agukuramo ibinyantege nke
akagushyiramo ibinyembaraga. Ni nayo mpamvu iyo wavuwe n'umupfumu iteka ryose buhora bukugaruka. Iyo akennye atuma ya myuka mibi ye ikaza ikagusubiza bimwe wari ufite. Burya abapfumu bagera ibihe byo gutamba ibitambo n'uyu mwaka urimo urarangira ahubwo wase Imana ikize Jack kuko adakiriye muri iki gihe Satani yamutwariramo. Ibi bihe ni ibihe byo gutwara ibitambo, gutamba ibitambo kw'abarozi, abapfumu nabo bajya bakora n'imyuka y'abaframaso, imyuka ya Illuminati. Muri aya mezi ukwa 11 ukwa 12 no mu kwa mbere kubanza biba ari ibihe byo gutamba ibitambo, impanuka nyinshi, ibiki n'ibiki. Ahubwo abantu basenge bakura amagambo aho. Jack si we kibazo, ahubwo ukurikiyeho niwe kibazo. Yesu wabambwe. Jack uyu saraza, Jack ntazwi umusitari araje. Yesu wabambwe. Jack uyu nguyu nubahugije itangazamakuru ariko ugiye kuza waraza ahita afatwa kandi aratwarwa n'impanuka. Keretse Imana yo mu ijuru yagira uko ibigenza. Ibi turabivuga twe ntitwushaka kwamamara. Ndashaka Imana. Ariko abanyarwanda bo banasenge kubw'impanuka n'imvura mbi, abantu benshi basenge. Kurumva rero icyo Jack dushaka kuhugira kuri Jack, kandi uza kugwa mu mpanuka itoroshye akabumwe. Ntituri kwakira abasitari hano kunuza se ku kibuga cy'indege. Murakoze cyane. Wenda tugana no ku musozo, ku ruhande rumwe hari benshi bavuga ko muri iki gice cya social media n'umuntu ukizaho, hari abantu benshi baba bareba bino biganiro bakagira amatsiko yo kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, abandi benshi bakaza, ariko ngo iyo utabijeho neza uhakura ishyano cyangwa se imbwa yiruka. Si kuri Jack gusa, hari abandi babanje badura imbogo, n'abandi hari abarwaye n'abatanarwaye, bamwe baranafungwa, n'abandi bakanahavana depression ikomeye cyane. Hakagaragara ko nyine hari ikintu kibi kiri kuri izi mbuga gifata ndetse n'abantu nyine bazigiyeho bakanamenyekana. Ibyo ngibyo ubibona gute mu mbone zawe ubihuza ndetse n'ibya Jack, cyangwa ntaho bihurira? Abantu baribeshye. Hari abakoresheje imbuga nkoranyambaga kandi barakomeza baba abantu bazima. Ahubwo twebwe dukunda kwamamara vuba. Hari amacano menshi y'abarozi, nk'uko hari ay'abahanuzi n'abavuga butumwa. Hari rero n'amacano ya kirimbuzi. Hari cano ugeraho ugahita urangira. Genda nazizi nyinshi hano. Hari cano ugeraho niba wari umunyacyubahiro, niba wari ufite ubuzima bwiza, ubuzima bugahita buhirima. Sibye ko Imana yazizimije. Ubundi hari amacano wageragaho ugahita urangira. Bivuga ngo rero ahubwo utarazigeraho sinamugira inama kujya ku mbuga nkoranyambaga. Oya, buri wese nanone akandi kantu nababwira, kushyira ubuzima bwawe buri private, buri prive hanze kuri izi YouTube uburangiye. Je nagira inama abantu batarazigera ko hatazagira ubashuka kugira ngo bazijyeho. Bose bashyuhiye kujyaho, natwe byaratunaniye. Abantu rero bihangane barya akagabuye, kuko izi mbuga zo n'umuhanuzi uzigezemo ni mu rupfu. N'uwari uriho muzima ahita apfa. Iyo adapfuye mu mwuka apfa mu mubiri. Umubiri uhita urangira. Naho ngaho. Reka tugushimire cyane, ndetse dushimire n'abantu bose babanye natwe. Mukore subscribe kuri Karosi TV. Ibiganiro byinshi byiza nk'ibi ngibi bizagiye bageraho musobanukirwa by'umwihariko n'uko imbaraga z'umwijima zikora hanze. Akaro turagushimiye. Ndakoze cyane.